ikintu mpfa n'abantu bo mu buyobozi bashaka kumva reka njye nzahagarara mu mwanya w'abaturage bayoborwa mukajya mutubeshyera ntabwo ikibazo byonyine ikintu cya mbere gitangaje kinateye impungenge reba ako se n'umuntu atekereza kuva kwiga muri Tunisia igihugu cyagutanzeho amafaranga hanyuma uraje ujye kumutanda iboyi urumva ibyo bintu urumva se abayobozi bajye baganira bavuge bati iki kintu niba twaragikoze kikaba cyanze nta kuntu twagihindura gutya tukaba twagikora ukundi kuntu uyu munsi ni inama mbagira yego uyu munsi ikintu cyakozwe muri 2000 guhera mu 2000 ntago kizongera kugenderagaho navugaga ibyiciro by'ubudehe ibyiciro by'ubudehe kuba uyu munsi bitazongera gukora ni ikintu nukiri gukurikireho kubwa urabona ari iki kigiye gukurikiraho nyuma yaho bavuze bati muvaneho reka tubanze turebe mbere yo kuvuga ikigiye gukurikiraho ibyiciro by'ubudehe byashyizweho mu mwaka wa 2000 mu gihe kimwe na viziyo 2020 wararenga imyaka 3 muri 2020 viziyo 2020 twayigezeho oya hari aho twenda kugera ko twavuye ku madolari angahe barwaga umuturage munsi tukaba turi muri 880 hari niba nibuka neza ya ku mwaka amafaranga ni menshi abayinjiza babarirwa ku ntoki ikibazo rero gihari ni ikihe nongo umushinga ubwawo wari mwiza utekereza kuvuga ati tuvana abaturage bacu mu bukene ndetse ndibuka ntabwo nibuka umwaka wari wo perezida yari muri Amerika muri Rwanda Day yavuga ati rwose twavanye miliyoni mu bukene tugize ibyago ejo bundi covid iraza ibasubiza mu bukene hanyuma rero ayo mafaranga umushinga wari mwiza ariko ubushize ngira ngo twabivuzeho bakavuga bati abantu biyandikishe hanyuma dufasha abo bakene tubaha inka dufasha abo bakene bajye muri VIP tubagenera amafaranga dufasha amakene twabonye ko ayo mafaranga abantu benshi bayirira cya kindi ngaruka aho cy'abayobozi bashyira imbere inyungu zabo bwite bashyira imbere ibifu byabo badashyira imbere inyungu z'igihugu badashyira imbere inyungu z'umuturage uyoborwa kubufasha baba bakitekereza ukubasha bwagenewe inka zagira inkangira ngo muzi uko byagenze abantu benshi nge ndimo no mugezaho twe dufunga kubera zagira inka kubera zagira inka bagiye batirisha ukuntu bakirira bakagira gute ayo mafaranga ukuntu abantu baza bakiyandikisha amatari bagenewe bakayafata ntacyo bakora ntacyo bagera gutakara ko bafata amafaranga none na bamwe bakagenda bari donc ibyo ngibyo byarageze uyu munsi rero baravuze bati bya bintu ngewe hari article nasomye muri New Times ntemeranywa nayo donc ikintu mpfa n'abantu bo mu buyobozi bashaka kuba ari twe batera umupira wakashyira mu kibuga cyacu ni mwebwe mwananiranye ibyiciro tubikuyeho kubera ko abanyarwanda benshi baharanira kujya mu byiciro byo hasi ntabwo ari byo ntabwo nzajya nemera umva reka njye nzahagarara mu mwanya w'abaturage bayoborwa ntabwo nzajya nemera ko muduterera umupira ngo mushyire mu kibuga cyacu ndawugarura mu kibuga cyanyu ntabwo ikibazo ari abaturage bashakaga kujya mu bare wabo hasi ari benshi ikibazo ni abayobozi bahabwaga ruswa bagashyira umuntu ugasanga umuntu afite inzu afite ibintu byose agashyirwa mu cyiciro cyo hasi ikibazo ni uko koko dufite abakene benshi none umuyobozi akareba akavuga ati reka tuvuge mu byiciro biheruka ugiye baherukaga kubara ibyiciro ngewe amakuru nahawe n'abantu bo mu turere tunyuranye bose bambwira bati bya byiciro twari twakoze abaturage bajya batubwira abaturage barakennye koko tujye tubyemera u Rwanda ruracyakennye bibi byo ntabwo twakora tukibarwa mu 25 bikennye ahubwo dushyiremo imbaraga tuvemo niho ndi wigarukire inyuma ku cyemezo nibura bafashe ariko icyo kintu cyo kuvuga ngo umuntu akareba akavuga ngo basanze abaturage bacu dufite ari benshi bakennye ntabwo abaturage babaga baharanira kujyamo kuko badakennye abenshi babaga ari abakennye kuko babiza abantu babona ko ari abakennye ahubwo umuyobozi akavuga ati ngewe bataza kuvuga ngo mfite abakene benshi ngo nakoze iki kandi wenda ahere no ku mafaranga bamuhaye kugira ngo bave muri bwa bukene azi ukuntu yayahitishije ku ruhande cyangwa azi ukuntu hari abandi bari hejuru baje bakamubwira ati ayo mafaranga wowe yaduhe kuko hari ibindi bigomba gukorwa uzatekinike akagerageza gutekinika agatanga imibare tekinitse n'umusaza yarababwiye ejo ngo agatanga imibare tekinitse kubera ko aramubwira bati amafaranga yaduhe hari ibindi turujye kuyakoresha ukayabaha kandi ugasanga nta kundi rubigenze bakubwira bati rero tanga imibare turebe uko abakene bavuye mu bukene wasanga ari benshi ugereranyije n'amafaranga wahawe ugahitamo kurwanya no kuvuga ngo abantu benshi barashaka kujya mu cyiciro cy'ubukene ntabwo ari byo mukajya mutubeshyera abakene barahari bakene
amafaranga yabagenewe hari abayashyize ku ruhande bakayakoresha mu bitagenewe. Abakene bacu turacyabafite, baracyahari. Ntabwo ikibazo rero ari abanyarwanda baharaniye kujya mu bukene, ni abayobozi bacu batekinika bagatwara amafaranga y'abaturage, hama basanga umuturage abakene ari benshi, hama bagahita bavuga bati imibare turayitekinika twerekane ko abakene bacu ari bakeya. Ndibe ku icyo gihe hari abantu bakoraga muri ibyo bintu byo kubara ibyo byiciro, bambwiye bati n'amatelefoni yacu baze baratwaka wo kugira ngo tutavaho tugira n'ahandi twerekeza iyo mibare, bakaza kubona ko twatekinitse amatelefone barayabaka, imibare bayisubiramo. Donc rero ntimukajya mwandika ibintu mutubeshyera abaturage bayoborwa. Ikibazo kiri mu buyobozi, ntabwo kiri muri twebwe abaturage bayoborwa. Twebwe dutegereje ko mutuyobora neza. Kuba rero wabivuzeho nkubaza ikibazo nakubaje ni uri kuvuga harakurikiraho iki? Ikintu nabonye n'ejo bundi mu muganda bakivuzeho, nakoze na Twitter mbishima. Donc baravuze bati noneho tugiye kujya twicara mu nteko yacu nk'abaturage mu mudugudu wacu. Ngibyo no miseshize bivuze, navugaga ntizira nzego isibo, umudugudu, akagari zagombye kutubera inzego zo kudufasha kuva mu bukene. Donc nibi bagiye kubikora koko bakabishyira mu bikorwa, ntibibe bya bindi bizamo gutekinika. Tukicara mu mudugudu wacu tukareba tukavuga tuti ninde umuntu udafite ikimutunga kugira ngo afashwe, ninde muntu umwana utajya ku ishuri kubera ko adashobora kujya ku ishuri, ninde muntu udafite aho arara kandi ubazwa muri uyu mudugudu wacu. Icyo gihe bizaca babana bo mu mihanda kuko bazajya mu mashuri, tuzamenya tuti muri uyu mudugudu kwa kana kabafite abana, umubyeyi akamenya abana banjye barahari cyangwa se baba mu muhanda, bakajya kubashaka bakazana akavuga ati abana tubafashe iki. Ninde uburara udafite icyarya aho kugira ngo azajye kwiba, mbese mu mudugudu turamufasha iki. Ikindi nabonye bashyizeho ni cyiza, aho kugira ngo bajye bishyurira abantu za mitiweli cyangwa icyo, ahubwo bazajya bashaka uburyo babaha ikintu kibabyaza umusaruro. None icyo kintu kibyaza umusaruro amafaranga bakuyemo bamenye nyine ko bagomba kwishyura mitiweli, kwishyura abana amashuri, kugura imyenda yo kwibeshaho. Ibyo nabyo ni byiza kurusha guha umuntu amafaranga gusa ukamubwira uti ngaho ngo aya mafaranga ujye kugira, kuko amafaranga leta ntabwo haraho leta ishobora kugera. Ntekereza ko ni naho igeze ubu idashobora kubona amafaranga yo kubaho. Ariko nibura kuvuga uti ndaguha amafaranga ukora umushinga ukubyarira inyungu, byo ni byiza. Donc ndatekereza rero ko ibyo bintu nibikorwa gutyo hakaba gukurikirana, ntebe gutererana gusa ngo bavuge ngo ati twahaye amafaranga amabyagiye, mu umuntu agende ayanywera inzoga yarangije ejo ngo twatanze amafaranga ejo zasanye batangiye gutekina. Niba biri mu mudugudu nibikorwa koko mu mudugudu, ko mudugudu ni mutoya abantu babaziranye. Njye mbona turi mu muganda bahabazi mu rugo kwa kana k'ibibazo biberayo n'ibiki byose. Aroro muri uwo mudugudu niho abantu bazi icyo kibazo, habemo n'abantu bakurikirana bavuge batese uyu muntu afashijwe mu mushinga uyu n'uyu. Kuko ntabwo uri kuba amafaranga buri cyane, ko n'ugukurikirana ukariba ukavuga utese amafaranga tumuhaye 50,000 yari umuzunguzayi, sibyo? Niba ari umuzunguzayi tumwongereye capital we afite 5,000 tumwongeraho 50. Ese amafaranga 50,000 aracuruzamo iki? Ese yacuruje yunguka ngahe? Akurama ngahe yo kumutungira urugo bari burye, n'ayazigama akazigamira mituweli, akazigamira ishuri ry'abana, akazigamira gukodesha inzu, akazigamira. Donc ibyo bintu byose umuntu akabafasha kugenda babikora kugeza igihe bimenyere bihindutse ubuzima bwabo bwa buri munsi, kandi n'amafaranga agenda yunguka. Hagira ikibazo umuntu akavuga ati hano habaye imbogamizi izi nizi, ese zakosorwa gutya. Ntekereza ko ibyo bintu iyo midugudu yacu tuyikoresheje ikabishingiro byo kurwanya ubukene nyabwo, koko ababituyemo bafite ubushobozi bagashobora gufatanya n'abandi. Ntekereza ko ubukene mu gihugu cyacu twaburwanya, ariko abantu bakabikora babanje gushyira ku ruhande inda zabo n'ibifu byabo, bakabikora bashyize imbere inyungu z'igihugu, inyungu z'umuturage uyoborwa. Hari ikintu kimbabaza, hari igihe ubukene dufite nsanga dushobora kubuvamo. Ubukene dufite nsanga dushobora kubuvamo habayemo ubwo bushake bwano kuvuga bati hano muri uyu mudugudu dufitemo abantu 5 bakennye, noneho leta iragira ikitanga wende nabandi bagira icyo batanga, hanyuma tubufasha abo bantu tubaherekeze kugenda tureba uko bashobora kwivana mu bukene. Birashoboka Abanyarwanda, hari iyo solidarite igomba kuba hagati yacu nk'Abanyarwanda kugira ngo tuve mu bukene. Hari iyo solidarite igomba kuba hagati yacu nk'Abanyarwanda. Ni nabwo twanakubaka umuryango nyarwanda ukomeye, kuko niba solidarite hari yo kuvuga tuti mu mudugudu wacu igomba guhera solidarite mu mudugudu, kuko mu mudugudu wacu twe duturanye turaziranye turi bufashanye kugira ngo umuntu abakene bacu tubazamure tubavanemo, nta uzongera kuburara, nta mwana uzongera kujya kugenda mu muhanda, kubera ko tuzaba tuzi wowe abana bawe bari hehe, niba bajya mu muhanda bagarure bari butubasubire mu ishuri cyangwa bajya kwiga imyuga cyangwa. Donc iyo uwo mudugudu wacu tukabibakira twabawutuyemo, twakubaka solidarite yo kuvana mu bukene, twakubaka solidarite yo kubana neza, ku buryo ntatekereza ko ari umuntu wameneramo. Mufite iyo solidarite imeze gutya mukorera hamwe mugeze gute, ntabwo byakunda. Donc twige kubaka igihugu cyacu muri ubwo buryo. Ubu uyu munsi hari icyo bizamara?
ndizera ko bizama niba bishyiramo ubushake bwiza bakabishyiramo za ndwara ya kanseri navuze ntigeremo bizakunda ariko turagomba kubanza kuvura ya kanseri. Ariko hari abagize societe civile baravuze bati nyamara abantu bakennye mwakomeza mukabarebera mwaho ngaho mukabafashiriza muri ibyo byiciro kuko none zubu niba bagiye kubareka none byo biragenda bite? No, ariko ntabwo nkurikije gahunda baduhaye batubwiye mu muganda ejo bundi ntabwo bazabareka. Ako no muri New Times nabonye ko byanditse ko ntabwo bazabareka. No kuvuga mu midugudu aho batuye abo bantu. Imidugudu igomba kumenyeta abantu barakennye. Noneho hejuru bakamenya amafaranga bagenda ariko noneho bakabazi ko ari boza akagera kuri wa muntu. Ariko bakaba atari ukuyamuha ngo amutunge n'umukozi gutabazohereza ndi. Ahubwo ni ukumuha amafaranga we agomba kubyaza umusaruro. Kugira ngo ashobore kugira icyo amumarira nyine ashobore no kwirihira ya mituweli ashobore kwirihira inzu ashobore kwirihira iki atari kuvuga ngo ntegereje ko leta buri gihe buri kenzeni bazajya bampa amafaranga 15,000 ahubwo bakavuga bati tukugeneye kapitale 50,000 n'ibyane n'urugero nari ntanze ariko aya mafaranga yabyaza ndi ku buryo uzashobora kwirihira mituweli ku buryo uzashobora kugira gute uko bari kubipropose biramutse bikozwe neza byakunda ko mu midugudu bamenya abakene babo abatuye mu midugudu bakamenya gufashanya afitemo ubushobozi n'ubumenyi bwo gufasha abantu kumenya iyo gucunga neza aya mafaranga babahaye bakagenda bamenya kujya kuyabarya kuko ikibazo dufite abantu bafite inda nini rwose akagenda agahita yumva amafaranga akumva afite irari niba umuntu bamuhaye 50,000 kumva nawe ibyo 50,000 ugomba kugitwara kandi ufite amafaranga yawe uhembwa kandi we bayimuhaye kugira ngo ashobore kwibeshaho. Njye ntekereza ko biramutse bikozwe muri ubwo buryo kuko ntabwo nanone ntekereza ko leta ifite ubushobozi bwo kuzajya buri gihe duha abaturage bacu bakennye amafaranga ntabwo amafaranga tuyafite ariko niba tuvuga turimo turarwana kugira ngo tuve mu bukene niduha abantu amafaranga tunabatoze kwiga uburyo amafaranga bayakoresha bakayabyaza ndi bakibeshaho no kugira ngo bave mu bukene kuko icyo ntekereza ko iyo gahunda ibereyeho ni ugufasha umukene kuva mu bukene. Ntabwo rero gufasha umukene kuva mu bukene ari uguhora umuha amafaranga yo kumuha amutunze gusa amwishyura mituweli amutunze ntabwo ukora kuvana umuntu mu bukene. Kuvana umuntu mu bukene no kumuha amafaranga atuma nyine ashobora kuyabyaza umusaruro nawe akabasha kwibeshaho akava muri ibyo ngibyo akagenda azamuka. Mbonye na bimwe bemeraga uvuga uti ibi bintu niba bihuza bizaba ari sawa bahuza amatora y'abadepite n'amatora y'umukuru w'igihugu mbonye babyohereje muri komisiyo ibishinzwe abadepite babyoherejeyo bajye kubisuzuma. Oya ni byiza nta kibazo byo naravuze rwose ko guhuza amatora ya perezida wa repubulika n'amatora y'abadepite ni byiza kuko bituma nyine turi igihugu gikennye rega no kwiga gucunga neza nyine ibicyo dufite. Okay, reka tuganire nako kuri iki kintu. Uyu munsi 85% muri zino nzego z'imirimo minini abayobozi barimo mu 85% ngo nabumenyi bafite. Abayobozi bunini n'ubuyobozi bukuru. Ubuyobozi bukuru. Nta bumenyi. Icyo kintu ukivuga hiki? Wagisobanura ute nk'ubwo bukojije? Igisobanuro kiragoye. Igisobanuro kiragoye kandi kiranoroshye. Byonyine ikintu cya mbere gitangaje kinateye impungenge reba 85% baba bo mu nzego nkuru z'ibigo 85% nabonye ngo ni ibigo 268 bakoreyemo ubushakashatsi muri ibyo bigo 268 basanga abayobozi babyo bakuru 85% nta bumenyi bafite. Ubwo 15 nibo bagerageza. Yo mpamvu no mukanya navuze ntabwo nje nibaza impamvu tutarabona u Rwanda tutarabona nyine u Rwanda rwacu rwageze gute si rwasandaye rwaguye kuko iteye impungenge ikibazo gihari. Ese abantu ntabwo dufite ese ko u Rwanda ntabwo rufite miliyoni 13 igihugu gifite ntabwo dufitemo abantu bafite ubushobozi bwo kuba bayobora ibigo binini dufite muri iki gihugu cyacu ko atari zanaza se ntabwo dufite zanaza zo ntekerezo no dufite abahanga bafite ubwo bumenyi n'abashakashatsi benshi dufite kuko tutabafite imyaka igihugu cyose cyabaye yose ntabashakashatsi bahari imyaka 29 ishize se urabona uwo muntu niyo yarize imyaka 29 urumva twaba tudafite abashakashatsi dufite abo buhinzi abagiye kwiga muri Israel bakora he babaheza ubu nicyo kibazo gihari. Nakubwiye hari kanseri dufite kanseri twikimenyane kanseri twikene wabo donc umuntu areba akavuga ati ngewe mfite ubushobozi
kwa ko ndahangaha nabivuze mfite mucamo umuntu ukomeye umuntu wanjye ari hariya n'umushomeri ariko ntabwo ari bushomeri kuko ari bushomereze kandi mfite umuntu azegera mu kazi arajya mu kazi ayige pe arajya mu kazi agakora byapfa byakira gutekinika zaze byo tumenyereye tekinika amabe birahura rero ikintu kitwa ntoza tekinoloji tuyikoresha nabi ndusukujya muzo kareba program ukavuga uti ubundi bakoraga program imeze si gutya ugakora nkayo ushobora kujya mu kigo ugasanga iteka program batanze mu myaka 10-15 ikigo kibaye niko kimeze ni yindi n'igihora isohoka kubera ikizi nyine umuntu baraje nta bushobozi afite ariko ashaka kujya gufungura computer ye akavuga ati raporo bayikora gutya ati niyo nzajya mpora ntanga ese hari undi muntu uzajya kubimubaza nawe undi muntu uzajya kubimubaza aza telefona wa mwene wabo mbwira ati ariko burya hari kiniki bamwe nabo bata telefona atari ko umuntu n'uwanjye di boss ntabwo nongera kuvuga nta n'ikibazo gihari nta n'ikiremereye kirimo ukabireka bikagenda nkuko ibyo nyine tubona president ari hariya yitotomba n'ibyo ngibyo nyine nuko bikora muri Rwanda rwacu nuko bikora ntabwo ari ibanga nge nzajya mbibabwira muzajya mubigira ibanga nge nzajya mbishyira hanze kuko ntabwo ari ukubangana kugira ngo ibyo bintu tubikosore donc dufite abahanga bashobora kuyobora ahantu nge impamvu mvuga nuko nzi hari umuntu nzi nubwo ndavuga ikigo yakoragamo yari umuhanga afite ubumenyi n'ubushobozi bushobotse ari no mu mwanya bose bamuzi n'ibintu byose bagomba ariko hanyuma umuntu wari umukure hejuru gato asanga hari mwene wabo udafite ubushobozi kandi ashaka kumushyira muri uwo mwanya uko arareba amafaranga azajya ahembwa amafaranga erega ikibazo tunafite ibihugu bikennye ntabwo ari mu Rwanda gusa ibihugu bikennye leta niyo soko y'amafaranga no hari ubukiri none nyine umuntu akavuga ati kujya nkora mfasha bene wacu bangora reka nze nawe muzane mu kubitamo nawe agira icyo afasha nawe angabanyirize mbese ibyo kurirwa mfasha bene wacu nawe angabanyirize urumva wa muntu w'umuhanga wari ufite ubuhanga muri icyo kigo ndakubwira ko yavuyemo hajyamo umuntu udafite ubumenyi baramwirukanye yageze abona akuze kwicara ahantu bakajya bakoreka ntibaguha akazi ko gukora akazi kose bakagaha abandi bantu ukirirwa wicaye ugasanga nta kintu ufite cyo gukora ibintu bimwe ari we baramutse babahaye wahita ubikora mu mwanya ari wowe ubizi oya ahubwo nabo babihaye n'undi banyomboka bakaza bakakubwira batari ko rero ati ibi bintu batubwiye ngo tubikora ariko ntabwo tubizi tuzi ko ari wowe bizi watubwiye ko tubikora kandi bakamwima basanga akazi yagakoze ari umwe bagahaye abantu bane bagiye bagahaye undi tukagera akavuga ati ariko hano ndimo ndakora ubwenge bwanjye bushobora kunkunga ntabwo ngeneye kuba hano ati aho gucupira hano reka ngende njye kwikorera arikorera ngo bameze neza ntabwo afite byo gukora ubwo buhanga bwarabukoresha donc dufite abahanga muri uru Rwanda ntabwo tu ariko abo bahanga akenshi nta muntu wo mu cyama ukomeye uhari nta muntu ubazi mbese niba afite kivugira ntabwo bafite kivugira donc ntaho bashobora guca ngo babone akazi donc baguma akirwariza mu bindi bintu ashoboye uravuga ati ubwenge mfite buratuma nitunga nta kibazo abandi wenda ugasanga nta bashomeri umerutse kumva yehera umusaza avuga ati rwose ati unarwaye ihungabana ati ngewe nize muri Tunisia niga ibintu bya electronique n'ibiki byose ariko nta kazi ndaho nta kazi afite uyu munsi afite uburwayi bwo kuko wanicara akavuga ati ubu bumenyi mfite kuki banyimya akazi kugira ngo mbukoreshe kandi nyamara ugasanga ari abantu bakeneye abo bantu iyo mirimo hari umuntu uri gupfundapfundikanya ariko kubera icyo nababwiye dufite kanseri irimo imunga iki gihugu cyacu yarajabura akazajya kuba umutandiboyi birangira avuze ati mu mutwe bita ari ukuntu bita byisopanya ari n'abantu biba byarisopanyije ariko bikaba bitaragera ku rwego handi usanga umuntu yize ibintu ariko ntabwo ari byo arimo arakora ako se n'umuntu atekereza kuva kwiga muri Tunisia igihugu cyagutanzeho amafaranga hanyuma uraje ujya kuba umutandiboyi urumva ibyo bintu urumva se ngo zase zisota da wowe se nigute mu mutwe wawe byagenda neza uvuye kwiga igihugu cyagutanzeho amafaranga aho kugira ngo ugaruke kikubyaza imituku njye numva buri bavuga ngo ntabwo ngo batwatangiye amafaranga ntabwo basubiza amafaranga bazayasubiza gute se ko igihe atabonye akazi ntabwo azazigira igihe atabonye akazi ubundi leta yagombye gukurikirana ikavuga ati abantu twashoyemo amafaranga ni igishoro leta ibishoye igakurikirana niyo bitabaha akazi ariko ikanareba no mu bigo bindi hari ibigo leta bifitemo amafaranga biri semi public donc leta ifitemo amafaranga n'ababikorera ikavuga ati aba bantu bagashaka kurya abo bantu byanze bikunze babona akazi kugira ngo leta nayo amafaranga iyagarure ibone uko irihira n'abandi babone kugira ariko ntuzambwire ngo impamvu dufite ibigo 68 45% baba biyobora nta bumenyi bafite nta bushobozi bafite nuko ari nta bayobozi nta bahanga dufite muri iki gihugu cyacu natwe tukajya twisuzugura abantu baba bahari ariko nta ikimenyane n'ikene wabo cyarabakumiriye dushima abayobozi batajya bita kuvuga ngo uyu ni mwene wacu kumuzanye mu kazi ahubwo ugasanga agiye kuzana nk'umuntu ntanamuzi kahita mutereka aho ngaho
akamuha akazi kandi akabikora neza. Uyu munsi mu Rwanda kugira ngo ubundi umuntu akora akazi niyo waba wagatsindiye ni amezi 3 yo kubanza kumenyera ku kazi, ariko bafata umuntu from nowhere nta kinazi akaza akahita atangira akazi neza afite na kontara. Inoze by'ibyo bihora bivugwa uko abantu bajya gukora ikizame, umuntu atanagikoze n'ikizame ndetse mukabona ahubwo ni uje n'ubanya ako kazi ukabona kanseri tumereye nabi. Icyo kintu cyo kuvuga ngo gufata mu Rwanda amezi 3 buriya iyo ugiye mu kigo ntumara amezi 3 utarakoze ibijyanye ni twavuga nka internship, ariko ibyo ni bisanzwe ko ujya mu hantu mu kazi bakabanza bakaguha contrat y'amezi 3, hari n'abagwa amezi 6 yo kugeragezwa barebe, hanyuma noneho nyuma yo kugeragezwa basanga akazi kumva bakorana. Hari ushaka kugera mu kazi ufite ubumenyi ariko ibintu utarabimenya neza, yego bakabikwira, ariko bagafata umwanya wo gukorera. Tuvuge nko muri domaine yanjye nzi cyane ibintu bya comptabilité. Rero bya comptabilité za entreprise zigira programme zikoresha zinyuranye, ntabwo entreprise zishobora gusanga zinyuranye za programme, ntabwo bari zimwe. Donc bisaba kugeramo iyo entreprise programme ikoresha ukayimenyera, wamara kwimenyera ibindi biba bisanzwe aho ubumenyi usanga, ariko ugomba kumenyera nk'iyo programme bakoresha. Ikindi ntekereza muri biriya bigo bagagombye gukora, niba abantu bari tuvuge n'abafite ubumenyi ariko wenda bakagenda basubira, uyu munsi tekinoloji iri kugenda ituma hari ibintu byinshi byihuta. Niba hari tekinoloji igenda yihuta, ubundi hagombye kuba ibintu by'amahugurwa kugira ngo abantu bajyane n'igihe kigezweho, amenye ati uyu munsi ese hari indi programme ishobora kumfasha kurangiza ibintu mu buryo bwiza kandi bwihuse kandi busukuye, ishobora kumfasha kumenya neza ibitagenda neza. Donc abantu bakihugura muri ibyo byose kugira ngo nyine bajyane naho igihe kinageze. Ariko twebwe ikibazo cyacu nta nubwo ari naho ngaho kiri, na mbere uko bahugurwa abo ngabo babizi, ubwo ndi gusabira babandi 15 bafite bwa bumenyi kugira ngo nabo mu myaka 5 iri imbere batazasanga barasigaye inyuma, kugira ngo bahore bihugura buri gihe. Ariko abandi 45 bo barimo kubera ikinyimenyane, abo ngabo bo nta ni kanseri nyine turwaye, byabo bizagorana, ni kanseri twirwariye. Ubwo rero twizere ko ababishinzwe rwose ibyo bintu bazabikemura bikava mu nzira. Bagiye gukora abayobozi rega banini ntibakadufate nk'abanzi, bajye batwumva, bajye batabura abantu ibintu bavuze bifite ishingiro, reka tujya kubireba tubikosora. Nisaba gukora abayobozi banini, abayobozi nyine badafite ubumenyi se, ariko ntuyica aho ngaho nk'umuyobozi, ariko ntabwo ari mu mwanya utaruwe utagombaga kuba yicaye. Bivuze ko hari uwakagombye kuba ari aho ngaho ariko atahari. Ubwo kandi uwo muntu ni umushomeri kandi ibyo bintu yarabyize, abiza bifite ubumenyi, ariko hari uwicaye mu mwanya yakagombye kuba we arimo. Ikibazo